kuki abantu bava imihanda yose bakaza kunywa icyayi mu Biryogo? Utwo dushya ni utuhe? ni ukuvuga ngo nyine ni mu Biryogo nyine. Mu Biryogo hari ikirungo. Bahaye ikaze abakurikiye Legacy TV. Ahandi ni mu Biryogo. Biryogo ni quartier imenyerewemo gucuruza icyayi cyane. Nyuma y'uko dusuye uruganda rw'icyayi rwa Nshiri, tugasura imirima y'icyayi, uyu munsi turi aho icyayi kinywebwa. Twakoze urugendo dusura imirima y'icyayi, dusura inganda zitunganya icyayi. Uyu munsi turi hamwe mu hantu hamamaye mu gutunganya icyayi no kukinywa. Abantu bava imihanda myinshi Kigali, bagaza bavuye Remera, Kimironko, Kimisagara, hose baje kunywa icyayi hano mu Biryogo. Uretse hano mu Biryogo ni ahantu hakomeye cyane. Urabona ni Biryogo, ni area imenyerewe cyane mu bintu bigendanye na entertainment, ariko ku bintu byo kunywa bidasembuye nka icyayi n'ibindi byose bidasembuye. Hari n'ibindi bice byinshi bya entertainment by'abantu gusohokeramo nimugoroba, ariko aha niho hantu abantu b'abakunzi b'icyayi bahurira mu Biryogo. Abantu barahura bakaganira, bagasharinga ibitekerezo, bagasharinga live. Ni ahantu heza, hafite views nziza, hamaze gutera imbere cyane mu minsi ishize, ntabwo ari uko hari hameze. Ni ahantu ubona haryoshye kuhasohokera ku bantu bikundira agacyayi, bakanywa agacyayi, bakaganira, bagasharinga ama ideas. bamaze kunganya Beti wamenye igisoro se ko Manager bimeze neza cyane. Hanyuma hano mu Biryogo ngo niho hantu hambere icyayi kiri gukora akazi. Hano haba igikoma bita Picasso. Cyitwa Picasso. Dukomeje gutembera hano mu Biryogo. Ubu noneho ngeze ku mugabo bita Saddam. Ni ahantu hasa neza cyane, ndabona bakora coffee, bagakora na ice cream. Saddam, bimeze bite? Biracamo nari hano se ibintu bikorwa gute? hano dukora ibintu bitandukanye byo kunywa bishyushye cyangwa ibikonje, biri ku rwego nyine cyane. Ariko ubundi hano mu Biryogo ubuzima buba bumeze gute? Abantu benshi barahumva ariko ntibarahagera. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwo mu Biryogo ni ubwo guhimba udushya gusa, kuko nicyo kintu abantu baba bakurikiye. Kuko niba ari icyayi, hano duteka icyayi, ariko ndakeka n'abantu baba baje kudusura nabo baba batetse icyayi, ariko nyine nibyo natangiye nkubwira, ni twa dushya tuba twahimbye kugira ngo dukurura abakiriya. Kuki abantu bava imihanda yose bakaza kunywa icyayi mu Biryogo? Utwo dushya ni utuhe? Ni ukuvuga ngo nyine ni mu Biryogo nyine. Mu Biryogo hari ikirungo. Hari ikintu mushyiramo? No, ntabwo ngo hari ikintu dushyiramo gitandukanye n'ibindi, ariko nyine ni cya kirungo nyine. Ibirungo birenze. Yes. Cya cyayi gihumura n'uburyo kiba cyateguwemo nyine gukora ibintu bize n'iki. Hanyuma aka kamashini gakora iki? Akamashini gakora ikawa. Ndakeka ubu ngubu twanatunganya ikawa muri kureba. Ikawa ndeba ukuntu imera. Yes. Reka nze. Ni ukuvuga ngo
urabona Kaporo ukoremo kitwa gute? iyi ni potafilter ndi gutapinga ikawa ndi no kwirevoringa kugira ngo nze kumanura umushongi w'ikawa yaba ari potafilter abanza nkamanura amazi kugira ngo wenda niba ari umwanda wasigayemo ahanga uze kumanuka w'ikawa then noneho nkamanura ya kawa yanjye ikawa imanuka nk'umushongi namwe mudakeka muri kubibona uko ikawa Urabona ikawa yise itangira kumanuka. ubundi ikawa nziza imanuka nk'umushongi ikamanuka imeze nk'ubuki aya ni amata Ayo ni amata. urabona ngiye gusitiminga gutya Streaming. gusitiminga Steaming. kugira ngo nyine amata nyagire nk'urufuro Yeah, steaming. urabona ko amata yabaye nk'urufuro uru ari urufuro rigufasha kuba washushanya Ugiye gushushanya aho ubu twaturabyo. nashushanya akarabyo cyangwa umutima muri ya kawa yanjye birashoboka cyane ni n'ibintu byoroshye nyine muri Saddam hano agiye gushushanya, sinzi icyo agiye gushushanya, nimba ari umutima, nimba ari ururabo. Remi, reka ndebe. bagiye hano bifite urufuro rwinshi hano nakoresheje urufuro rwinshi Uyu ni umutima. hano agatima gatoya That's good. Ubu ikawa ikaba irarangiye. hano nyine ikawa ibiri urabona ko Hanyuma test yayo bimeze testing numva. watesitinga kabisa nta kibazo So I'm gonna test the coffee. Wow. Ikofi iri hano ni kofi kweli, ni ijana ku ijana. Kofi se buba ni inyarwanda. iyi kofi ni inyarwanda dustinze ku rwego rwa medium to dark irimo amata none iyi ngiyi ikaranzwe mu buryo bwa medium to medium dark to dark. yes ikaba ari cappuccino nyine iyi ngiyi Yitwa tuyita cappuccino cappuccino. yes cappuccino ni Abantu foam bataranywa cappuccino ngiye kubumvira mwese. Cappuccino ndayibatuye iraryoshye, ni amata. gakombe k'ikawa Ubu ni iki cyinshi Biri- yes so ubu ni iki cyinshi muri ikawa? hano Ni hari amata ni ikawa. ikawa niyo nyinshi Ikawa niyo nyinshi. yabaye nyinshi Yeah. Hanyuma andi moko y'ikawa ukora nayo uretse cappuccino. amoko y'ikawa yo ni menshi hari cappuccino hari cafe latte nk'uko muri Cafe kubibona latte? hakaba moka moka rero ni ikawa gakawa gakeya kavanze n'agashokora y'abakobwa bakunda kwinywera nyine mu rwego rwo kwirinda ikawa nyinshi Akaba espresso. hakaba espresso nyine ni wa mushongi twamanuye bwa mbere utavangiyemo n'ikindi kintu yes tukaba dufite americano french press ni mu rwego bwo kublowinga ni specialty coffee yes Hanyuma numvaga ari umukiriya uri kugusaba spice tea spice tea. Ubwo ugiye gukora spice tea. spice tea nari nsanzwe nyifite yarikoze ahubwo ikintu ndi gukore ni ukuyishyushya gusa Ni ukuyishyushya. Ubu naguha akanya gato ukayishyushya. yes Then ukayiha umukiriya, noneho tukaza tuganira kuri wa Saddam nzi muri Nyakisa. Ajya muri Nyakisa witwaga nde? sha muri Nyakisa nitwaga Jayvan Jayvan. None usigaye uri Saddam barista. iza sada ni ukuvuga ngo sometimes nyine ririya zina ryari ry'akabyiniriro still n'ubundi riracyari ryo ko ni iryanjye ariko nyine riri Ariko abantu kuranga bose muntu bakuzi nk'umubarista wanjye. yes at this time ubundi umubarista Kandi uranigisha Saddam. Umuntu ashobora kwiga gukora ikawa agashyiramo uru rurabyo akabishobora. cyane Good. gutyo byananiye ko Gute kandi nabo ndacyangwa ruracyarimo
ikawa ngiye kuyimara ururabyo ruracyari mama idukombe bashyiramo spice tea abantu bakunda ko tubake man ariko hari n'izindi bagiye kuyibaha yazijya zivuga espresso cafe mocha indi ni iyiharya wambwiye cafe latte hari n'akandi bita Spanish latte na Spanish latte ya abakobwa bagira inama yo kujya banywa kamoka kawa chocolate ariko hari n'abakobwa bazi ikawa iyo na cappuccino abasha kuyinywa cyangwa cafe latte ariko espresso ngo ibikomeye ngo nagusinzira ya biterwa muri ikawa yose ntabwo yakubuza gusinzira ahubwo biterwa na situation espresso ushobora kuyinywa ukanywa amazi ntibikubuze gusinzira yes hanyuma narindi kukubwira ngo muheruka uri gukina filime muri Nyakso waje no gukora ubukwe nabonye amafoto warabyaye narabyaye umwana w'uyu mwaka felicitation kabisa merci kabisa hanyuma hano life simeze gute abakiriya baraboneka ni gake gakeya nyine tu situation nyine yo kuvuga ngo abakiriya babonetse uyu munsi ejo babaye bakeya ariko nyine ni life tuba turimo nyine today nyine birashoboka ko twaba tubafite ariko nyine ejo tugasanga nabo dufite hanyuma abagendanye no kwiga ko nabonye mwigisha abiga ntabwo twigishiriza aha ngaha kuko dufite training center nabo baraza kuko nyine barista nyine ni umwuga wagutunga hanyuma umuntu utaragera hano mu Biryogo rero wamubwira iki umuntu nkumva kumva Biryogo rimwe ya kera hano kera yitwaga muri Tarinyota hano kera yitwaga Tarinyota nyine n'umuhanda wasanga n'umuhanda wasanga ari abantu bose baparitse ariko at this time ngubu abantu niho bicara nyine bari gusangira niho habera ibiganiro nyine hanyuma ko hari iminsi twigeze kukubura wari waragiye muri industry takubona urumva nyine nibwo narifashe umwanya wo kujya kwiga barista kuko ntabwo nta nari mbifiteho ubwo nari nagiye kubyiga ubu nabyizina ntabwo ari ibintu bikaze nabyizina kabisa hanyuma mu gusoza ndumva ikintu batweretse kofi turanayinywa sinzi nimba hari ikindi kintu de special kiri hano kuri Fadhali ice cream sinzi nimba hari ikindi kintu mukora kidasanzwe ngo nta ice cream biri mu izina yes na ice cream dukora amaji mbega dutunganya ibintu bishyushye n'ibikonje yes ariko nyine iriya ni mashini ikora ice cream iriya mashini ikora ice cream ndakeka nabatembereza no kuri ice cream Stefani wandeba agakombe tugashyiramo ira spice timani iyi ni mashini ya ice cream uko mubibona nyine hano tugiye kumanura muri mix nyine ubwo tugiye kuvanga strawberry na vanilla kuko ni cyumba gike strawberry na vanilla ngo hano hantu niho hantu honyine hasigaye hadahenze nyine kuko aka ice cream ubu ngubu ahandi ni 700 cyangwa 1000 ariko nyine nkagurisha 500 sensa gusa cyane umuntu ari kumwe n'umwana bakirira ice cream kabisa ari ibintu tuyiko tubirimo aho ngaho mu gatroa hanyuma ice cream ushobora no kwirya bitemberera cyane urimo uramedita Biryogo ni ukuvuga ngo byose birashoboka so nk'uko mwatembereye hariya mukareba kuri pancarte umupfundikira mano udufuniko tubiri ndebera natura
kurushaho numva ni fresh biraryoshye ya Saddam ndumva twasoza rero twari twarakunyuze muri Nyagisozi tuyobeho wigiye ubu ndabona iri gukorera abantu serivisi nziza y'ibana kawa k'amasaha y'umugoroba kabisa rero twasoza urangira abantu baje mu biryogo kwa Saddam kuko my friend iriya kawa nanyweye umuntu uza mu biryogo akagenda atayinyweye abahombye ni ukuvuga ngo umuntu uje mu biryogo kugira ngo angereho nyine ahantu bita kuri etaje kwa Gahutu ukinjira mu marangi wajya binjiye kuri kote ya ruguru cyangwa iyo hepfo umuntu wese wabaza ngo kuri etaje kwa Gahutu ariranga ko ni hagati na hagati nayo etaje iri mu marangi nyine ni hagati na hagati niho nkorera kabisa Yohana Saddam ndagushimiye rero wakoze ubwo naho ubutaha tuzasubira buriya kandi kuraje ntareba mu biryogo rero masanze abantu bavuga ururimi rutari ikinyarwanda كيف الحال الحمد لله كيف أنت؟ أنا بخير أنت تتكلم اللغة العربية نعم نتكلم كويس نتكلم اللغة العربية أريد الأشياء بالحليب هنا قهوة بالحليب نعم هل موجودة قهوة بالحليب؟ والله يوجد بالحليب يوجد لاتيه يوجد كابتشينو يعني أي نوع القهوة اللي أنت تحتاج له أيوة وأيضا يوجد سبيشال كوفيز أنت تعرفه أيوة أعرفه أنا أريد القهوة بالحليب أحتاج الكابتشينو إن شاء الله kuganira mu rurimi rw'icyarabu دقيقا شوية yari kumubaza niba bafite cappuccino nicyo numvise undi namubwira ko ikawa yose baba bayifite hano ni ukuvuga ngo bashobora no kwakira abakiriya b'abanyamahanga bavuga indimi zitandukanye icyarabu icyongereza igiswahili urufaransa n'igishinwa byose muravuga numvise muvuga icyarabu buriya cyarabu nacyo ni ikirimi mpuzamahanga so thank you mugumye mwakira abantu ubwo mu cyarabu umuntu ashaka kubabwira thank you avuga ngo iki شكرا okay shukran lak شكرا لكم شكرا عفوا يا حبيبي